ngira ngo navuganaga n'umushumba mbwira ko ruriya rusengero rushobora kuba rwaratangiye kubakwa muri 1983. iyo bigereranije n'uyu munsi muri 2023 biraja kungana neza n'imyaka 40 Abisirayeli bamaze bari mu butayu. Ariko igihe cyarageze Imana itanga igisubizo baramuka bagera i Kanani. Kuko bivuze nkaba umuyobozi mushya w'umurenge wa Nyamyumba, aho iyi paruwase ifite icyicaro hirengagije ko irenze imbibi z'uyu murenge. Ndagira rero ngo nyakubahwa umushumba mbashimire ku mwanya mumpaye. Ndagira ngo nanone banyakubahwa bapasiteri b'amatorero agize iyi paruwase, badiyakoni kazi, bakozi b'Imana, abakristo, namwe munyemere mbasuhuze. Muri aho? Yesu ashimwe. Murakoze cyane. Nagira ngo mfate uyu mwanya nanjye mu izina ryaje bwite n'ubuyobozi bwite bwa leta mpagarariye muri murenge, nanjye nakira abashyitsi baturutse i Kigali n'ahandi hatandukanye baje kudusangiza ibyo kurya by'umwuka kugira ngo dukomeze gukura mu buryo bw'umwuka n'ubw'umubiri, kuko akarasisi kabereye ahangaha ko gushima Imana tekereza ko kadufitiye inyungu zirenze iby'umwuka ndetse n'iby'umubiri bidutegurira kuzaja mu ijuru. Ndagira ngo tubakire kandi mumfashe tunashimire na korali nziza batuzaniye. Murakoze cyane. Ndagira ngo ampaye iminota 5 abazi kubara mu ibare neza, ariko umwanya nk'uyu nguyu nagira ngo ntimubifate nk'igitangaza. Ubundi itorero niryo ribyara leta, ntabwo leta ari ibyara itorero. Ngira ngo ibibabwira ntabwo ari byo njye nihimbiye. Abasoma ijambo ry'Imana mwabisoma birimo, kuko Abisirayeli ubwoko bw'Imana bwayoborwaga n'Imana ubwayo. Igihe kiragera baza kurambirwa, bavuga ko nabo bashaka kuyoborwa n'umwami witoreye nk'andi mahanga. Ngira ngo Imana yatumye Samweli aramubwira ati ntabwo ari njye banze, nta nubwo ari wowe banze, ahubwo ni njye banze. Emera ugende ubimike umwami bashaka. Umwami wa mbere wayoboye Abisirayeli ni Sawuli, ariko nanone Sawuli yimitswe n'umutambyi. Ntabwo yimitswe, ntabwo ari umutambyi wimitse, ntabwo ari Sawuli wimitse umutambyi. Kuva kera rero birazwi ko abantu badashobora gutera imbere mu buryo bw'umubiri, mu buryo bw'igihugu, badatera imbere mu by'umwuka, badaha agaciro ijambo ry'Imana. Ndagira rero ngo nshimire ubuyobozi bwa paruwase Rubona yadutumiye ikatumenyesha iki gikorwa, ndetse nkababoneyeho n'umwanya wo kubasuhuza. Kuko nabibabwiye nitwa Nkurunziza Faustin. Ngira ngo ntabwo nava ahangaha mu by'ukuri nanjye ntagize icyo mvuga wenda kijyanye n'iby'umwuka byaduhurije ahangaha, cyane ko ishishikaje ni ukubaka urusengero rujyanye n'icyerekezo cy'igihugu. Kandi n'ubundi Bibiliya bivuga neza ko bidakwiye ko abantu baba mu mazu y'ibitabashwa hanyuma ngo dusengere Imana mu musaka. Ntabwo ari byo. Ngira ngo navuganaga n'umushumba mbwira ko ruriya rusengero rushobora kuba rwaratangiye kubakwa muri 1983. iyo bigereranije n'uyu munsi muri 2023 biraja kungana neza n'imyaka 40 Abisirayeli bamaze bari mu butayu. Ariko igihe cyarageze Imana itanga igisubizo baramuka bagera i Kanani.
byanteye kwibaza uburyo muri ya rugendo Imana yakuraga Abisirayeli mu Egiputa ibajyana i Kanani. Mbere yaho yasabye Mose kugira ngo batoranye abantu 12 b'intumwa z'imiryango 12 bagende baje gutambagira i Kanani bahatate baze bahabwira abavandimwe babo bityo bumve igihugu cyiza Imana yari yabateguriye. Ariko icyambabaje nibutse uburyo muri abo 12 bakimara kugera i Kanani abagarutse bavuga inkuru nziza ihuje n'umugambi w'Imana bagasohoza ubutumwa neza n'abantu 2 gusa muri 12. Kugira ngo Yosuwa na Kalebu bonyine nibo baje bavuga ko nubwo basanze ibintu binini, basanze ibigabo binini cyane twita Abanaki, ariko noneho kubwo gufashwa n'Imana, kubwo ubushake bw'Imana, Imana izabaganiza bakabarya nk'umutsima. Ibi rero nanone bibatungura nyakubahwa mushumba, nubwo dufite umushinga mwiza cyane ntabwo iterambere rye ribura abarica intege, kuko hari abantu nubwo ubona hano duhimbawe hari abazatangira gucika intege no guca intege abashaka gukora umurimo w'Imana kugira ngo natwe tugire urusengero rujyanye n'icyerekezo cy'igihugu. Kandi muzi ko aka gace nako kashyizwe mu gishushanyo mbonera cy'umujyi w'iterambere wa Rubavu. Bityo rero ni byiza ko tugira inyubako igezweho kandi tugatanga urugero rwiza no ku bandi bifuza gutera ikirenge muri icyo cyerekezo. Ariko niba hari umuntu uzi gusoma neza, nagira ngo nyakubahwa mushumba nsoreze ku ijambo riboneka mu Bacamanza igice cya 7. Niba hari umuntu uzi gusoma neza yihangana mfashe afate na mikoro, hanyuma ntabwo matindira rwose, ndabizi abantu b'Imana baba bafite gahunda yo kwakira abashyitsi. Abacamanza igice cya 1 ni ahantu igihe Imana yahamagaraga Gideyoni kugira ngo abashe gukiza ubwoko bw'Abisirayeli mu maboko y'Abamediyani. Kugira ngo basoma ndababwira imwe mu mirongo mugenda gusoma kugira ngo bidatinda. Kugira ngo igice cya 1 cy'igitabo cy'Abacamanza murongo wa 1 uravuze gutya ngo Yosuwa amaze gupfa, Abisirayeli babaza Uwiteka bati, muri twe ninde uzabanza gutera Abanyakanani? Igice cya 7 umurongo wa 1. Igice cya 7 umurongo wa 1. Yerubali ari wa Gideyoni n'abantu bose bari kumwe nawe bazinduka mu gitondo kare bajya kugandika ku isoko ya Harodi, kandi ingando z'Abamidiyani zari kasikasi yaho mu kibaya giteganye n'umusozi wa More. Nuko Uwiteka abwira Gideyoni ati, abantu muri kumwe bakabije kuba benshi. Abantu muri kumwe bakabije kuba benshi, kandi barutaga abangaba bari 22,000. Komeza. Nicyo gituma ntemera gutanga Abamidiyani mu maboko yanyu, kugira ngo Abisirayeli batanyirariraho bati, amaboko yacu niyo yadukijije. None genda ujya imbere y'ingabo urangurure uti, utinya wese muri mwe agahinda umushyitsi nabe ku musozi Gileyadi. Komeza ku murongo wa 7 n'uwa 8. Murongo wa 7 uravuze gutya ngo, murongo wa 7 uravuze ngo, Uwiteka abwira Gideyoni ati, abantu 300 banywesheje amashi nibo nzabakirisha, kuko mugabije Abamidiyani, nuko abandi bose nibasubire iwabo. Murakoze cyane. Mwakwihuta ku murongo wa 17 w'icyo gice. Umurongo wa 17 wo uravuze gutya ngo, arababwira ati mundebereho uko ngira namwe bariko mugira, ningera ku ngabo za mbere munyitegererezeho, ibyo mubona ngira aba ari byo mugira namwe. Soza ku murongo wa 18. Nuko nimvuze ikondera n'abo turi kumwe namwe muhere ko muvuze amakondera mu mpande zose z'urugerero, muvuge muti kubwo Uwiteka na Gideyoni.
murakoze cyane. Haleluya. Ngira ngo igitekerezo ni kirekire, washaka yakomeza akageza ku murongo wa 19 wa 20 n'uwa 21, aho noneho kubwo gufashwa n'Imana Uwiteka na Gideyoni bashoboye gutsinda abasirikare batabarika baba Mediyani bari barajujubije n'Imana. Ahangaha ndagira ngo mbabwire, Imana itanga amabwiriza yo kujya gukiza Abisirayeli ubwoko bwa Mediyani. Bari abantu 22,000 n'inzovu 2 n'ibihumbi 2. Imana imusaba ko atoranyamo abantu 300 gusa bagakarwa kugamba bakurikije amabwiriza Imana yari yabahaye, kandi baza kurutsinda mbere bitashoboka. Nyakubahwa Mushumba, ndagira ngo hari umurongo wari badusomeye wa 17 utubwira ngo ibyo nkora namwe ibyo mukora. Ntimugacike intege kubwo kubona hari abantu ahangaha bashobora wenda kubona kubaka rusengero n'umushinga ukomeye cyane tutashobora, ariko birashoboka ko hashobora kubonekamo abantu bake cyane. Namwe mubare 300 muri 22 ni abantu bake cyane bakoreshejwe n'imbaraga z'Imana. Bityo rero ndagira ngo n'ubundi twese duhagurukiye rimwe nk'abitsamuye, dufatanye muri uyu mushinga, twirinde kumera kabariya bavana mu 22 hagasigara 300, ahubwo tuharanire kuba muri 300, tugende tudafite ubwoba kubwo gufashwa n'Imana. Twizere ko iki gikorwa tuzakigeraho, kandi turamuka tugigezeho Imana izatugirira neza. Za gahunda zose z'iterambere Nyakubahwa Perezida wa Repubulika washyizweho n'Imana atwifuriza tuzazigeraho, kuko Imana izaduhisha, tuzaba dufite ahantu tuyisengera hayesha icyubahiro. Ndagira ngo mbashimire kandi nkomeze kubifuriza ibihe byiza, bifurize amahoro n'imigisha bitangwa n'Imana, kandi bizeze ko ubufatanye bwacu buzakomeza kugaragara, kuko nubwo muyobora iyi paruwase ntabwo tuzirikana cyangwa ngo twibagirwe uruhare rwanyu mu kuyobora amadini n'amatorero ari muri uyu murenge, kandi iterambere ry'uyu murenge n'iterambere ry'abakristo tuzi ko mufitemo uruhare runini, kandi mukomeza kudusabira. Turizera ko ibyo abandi bananiwe tuzabishobora kubwo gufashwa n'Imana. Haleluya. Murakoze cyane. Arakoze umuyobozi w'umurenge, nawe Imana imuhe mwumvise atari pastor. Reka bareka kidekire yino dusenge Imana. Bana data wa twese turagushimiye mu izina rya Yesu uburyo ukomeje kubana natwe. Shyigikira umukozi wawe, kandi umwuka w'abane nawe rwose, umwuka w'abane n'imitima yacu. Iki jambo ryawe ritubwira, umwuka waradushoboze kugikora. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Babaye abana mu rugo rwa data, Yesu ashimwe.